Ni muntu ki? Vincent Harerimana yavuze tariki ya 2 Nzeri 1962 ahitwa Mpembe, paruwasi ya Mubuga muri diyosezi ya Nyundo. Nyuma yo kwiga amashuri abanza n'ayisumbuye yigiye mu seminari nto ya Nyundo, Petit Seminari Saint Pierre de Nyundo. Kuva mu 1983 kugera mu 1984 yinjiye mu ishuri rya Rutungo ryateguraga abinjira mu seminari nkuru. Nyuma yaho akomeza mu seminari nkuru yitiriwe Mutagatifu Karoli Borromeo Nyakibanda iherereye muri diyosezi ya Butare kuva mu 1984 kujya mu mwaka wa 1990. Vincent Harerimana arimo apadiri babuhawe na Nyabutumwa ni Papa Yohani Paul wa II ubwo yari mu Rwanda, abuhabwa tariki ya 8 Nzeri 1990 imbare muri diyosezi ya Kabgayi, kuri ubu ni mu ntara y'Amajyepfo, maze aba gukorera ubutumwa muri diyosezi ya Nyundo. Zimwe mu nshingano ze amaze guhabwa isakaramentu ry'ubusaserdoti ni izi zikurikira. Kuva muri uwo mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1993 yagizwe padiri mukuru wa paruwasi ya Gisenyi. Kuva mu mwaka w'1993 kugeza mu mwaka w'1999 yagiye kwiga muri Université Pontificale Gregorienne i Roma mu Butaliyani, aho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga Doctorat en Théologie Dogmatique. Mu mwaka wa 2000 yabaye umuyobozi wa seminari nto ya Saint Pierre de diyosezi ya Nyundo. Kuva mu mwaka wa 2004 yabaye mwarimu professeur invité de théologie dogmatique muri seminari nkuru yitiriwe Mutagatifu Karoli Borromeo Nyakibanda. Nyuma yaho yagiye mu ishuri kuri ry'umurenge rya diyosezi ya Ruhengeri, naho ahaba umurezi. Yabaye kandi aumônier de Fraternité Notre-Dame de Résurrection Vivre Consacré et de Sœur de Saint Vincent de Paul de Nyundo. Nyuma y'imyaka hafi 22 yahawe upadiri, nibwo tariki 24/12 yahawe inkoni y'ubushumba ahabwa kuyobora diyosezi ya Ruhengeri iherereye mu ntara y'Amajyaruguru. Atangira kwitwa nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harerimana. Kuwa kabiri tariki 31 Mutarama 2012 nibwo Nyabutumwa ni Papa Benoît 16 i Roma yemeje ko Vincent Harerimana w'imyaka 19 agizwe Musenyeri wa diyosezi gatolika ya Ruhengeri iherereye mu Majyaruguru y'u Rwanda. Icyo gihe Vincent Harerimana yari umuyobozi wa seminari nto ya Nyundo mu karere ka Rubavu, intara y'Iburengerazuba. Afite inshingano nka Visi Perezida wa Caritas Rwanda. Ashinzwe ibikorwa by'iterambere n'imibereho myiza ku buryo akorana n'ubushishozi, gutegura amahugurwa no gushyira imbere abatishoboye ku rugero rushimishije. Kuva mu mwaka wa 2024 imyaka 12 ari umushumba, ku itariki 31 Mutarama 2024 yagize isabukuru y'imyaka 12 ayoboye diyoseze. Yishimira urugendo yanyuzemo rugaragaramo ubwiyunge, kwiyoborana umuhate no gukomeza kwiteza imbere no gushyigikira abaturage.